Mwiriwe neza. Yesu ashimwe cyane. Nishimiye kugira aka kanya ko gusangira ijambo ry'Imana namwe. Muri iki giterane cy'umwiherero turuganira ijambo ry'Imana n'abagaragu b'Imana batandukanye. No kuri inshuro rero tunezerewe kugira umugisha nk'uyu nguyu wo gusangira iri jambo ry'Imana. Turi kuvuga ku bijyanye n'ivugabutumwa rya Yesu. Ndagira ngo n'uyu munsi dukomereze ku isomo twarukirijeho ubushize. Reka dusenge hanyuma dutangire. Uwiteka Mana yacu turagushimiye, turaguhimbaje muri aka kanya. Tuguhaye icyubahiro ko waturinze ukaba utugejeje kuri saa mwami turamahoro, ndetse nyagasani ukaba utwemereye kugira umwanya wo gusangira ijambo ryawe. Ndasabye kugira ngo ubane natwe, utegure imitima yacu, icyo wifuza kutugaburira mwami utwemerere kucyakira ku bw'ubuntu bwawe. Twiringiye neza yuko tuzaguherwa umugisha mu kumva ndetse no kwakira ubutumwa utugezaho uyu munsi wa none. Urakoze cyane, turagushimiye, dusinze twizeye mu izina rya Yesu, amen. Bene data, uyu munsi ndagira ngo dusome mu gitabo cya Matayo igice cya 13. Mu isomo turimo kwigaho muri iyi minsi, uyu munsi turasoma muri Matayo igice cya 13 umurongo wa 24 tugeze ku murongo waho wa 30. Ni umwe mu migani Yesu yaciye, umugani w'urukungu mu masaka. Turasanga muri Matayo ibice 13 umurongo wa 24 dusome tugeze ku murongo waho wa 30. Haranditswe ngo: nuko bacira undi mugani aravuga ati, ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umuntu wabibye imbuto nziza mu murima we. Nuko abantu basinziriye, umwanzi araza ayobora urukungu mu masaka aragenda. Nuko amaze kumera no kwera, urukungu narwo ruraboneka. Abagaragu be baza umutware bati, mutware, ntiwabibye imbuto nziza mu murima wawe? None urukungu rurimo rwavuye he? Ati, umwanzi niwe wagize atyo. Abagaragu baramubaza bati, noneho urashaka ko tugenda tukarurandura? Nawe ati, oya, ahari nimurandura urukungu murarurandurana n'amasaka. Mureke bikorane byombi, bigeze igihe cyo gusarurwa. Mwisarura nzabwira abasaruzi nti, mubanze muteranye urukungu mu ruhambire imitwaro rutwikwe, maze amasaka muyahunike mu kigega cyanjye. Yadusomye kugeza ku murongo wa 30. Ngira ubuntu n'Imana bwo gusangira ijambo ry'Imana namwe. Mu gihe turimo kuvuga ku bijyanye n'ivugabutumwa rya Yesu cyangwa se umurimo Yesu yakoze hano mu isi, tubasha kwigira ikintu gikomeye cyane mu magambo ye. By'umwihariko ku migani itandukanye Yesu yagiye aca, yagiye atwereka ibijyanye n'ubwami bw'Imana uko bumeze, cyangwa se uko ubwami bw'ijuru bumeze. Iby'ubwami bw'ijuru bitandukanye n'iby'ubwami bwo muri iyi si. Byumvikane yuko uko mu bwami bw'ijuru hakora n'uko mu bwami bw'isi hakora ni ibintu bibiri bihabanye. Rero bitewe n'uko twifuza twese kujya mu bwami bw'ijuru, ni byiza ko tumenya ibijyanye n'amahame y'ubwami bw'ijuru, ikintu cyo Yesu Kristo yashaka kutwigisha. Mu bisanzwe navuga yuko nta muntu n'umwe ubuze uburyo yabaho neza mu buzima bwe bw'umwuka. Nta muntu uzi neza uburyo ashobora kwizera Imana, kubera ko ni ibintu tutigeze tubonaho mbere, ahubwo tuvuka tumenyereye imigenzo y'isi, uburere duhirwa muri iyi si, imico tubonera muri iyi si. Ibyo byose nibyo bitwubaka bikatugira abo turiho. Bisoni ko intekerezo tubana nazo, imyumvire tubana nayo, imitekerereze yacu yose usanga bihuza kandi bijyanye n'imikorere yo muri iyi si. Ariko iby'ubwami bw'ijuru byo ntaho tubizi. Ibyo kwizera Imana ntabwo tubizi. Ni mpamvu Imana ishaka ko tubasha kubyiga. Hari abantu benshi bajya koresha imvugo yo kuvuga ngo kwizera Imana ni ibintu bigoye cyane, cyangwa se kujya mu ijuru ni ibintu biruhije cyane. Gukiranukira Imana ukaba intungane 100%, ukaba wera de, ni ikintu kidashoboka, ni ikintu kiruhije cyane. Imvugo nk'izo ngizo zikunze kugaruka mu mitima y'abantu benshi cyane. Mu myumvire yabo bumva yuko kwizera Imana ari ibintu biruhije cyane, ari imitwaro iremereye, ari ukwigomwa gukomeye, ndetse ari ibintu umuntu wari wese atabasha kuba yageraho. Mu ruhande rumwe gutekereza gutyo no kuvuga gutyo nibyo ni ukuri, ariko ikibiterana hanini nta kindi nuko tuba tutabizi. Uramutse ubwiwe kujya ahantu runaka utigeze ugera mbere, ndetse ntibanakurangire cyangwa se ntibakwibura akagwira gusa ngo ugereyo, byumvikane ko byakugora cyane kuba wagerayo. Kubera ko utigeze ujyayo na rimwe, kugira ngo umenye inzira ikugezayo ni ikintu cyagufata umwanya. Ni nayo mpamvu rero Imana ishaka ko tumenye yuko
impamvu kwizera Imana tubona ko bigoye, impamvu gukiranukira Imana tubona ko ari ibintu biruhije, impamvu kujya mu bwami bwayo twumva ko ari ibintu bigoye, nuko ntabwo twigeze tubyiga. Ariko turamutse tubyize byatworohera cyane. Iki kimwe nuko umuntu aramutse akurangiye kujya ahantu runaka usanzwe ujya, agutumye ahantu runaka usanzwe ugenda buri gihe cyose, inzira urazizi, imihanda yose igiye urayizi, kugira n'ibintu byakorohera cyane. Ndibaza ko iri hame ryumvikana. Rero aho kugira ngo ugerageze guhatana no kurwana no gutsindagira ubuzima bwawe bw'umwuka no guhatiriza, ibyiza nuko wakwiga uko abaho mu buzima bw'umwuka. Aho kugira ngo uhatirize kwizera ubyihangemo, ugerageze kubyishakamo, ibyiza nuko wagira gute, nuko wakwiga uburyo wagira kwizera nyako. Uramutse wize uburyo wagira kwizera nyako, wasanga kwizera Imana ari ikintu cyoroshye cyane. Ibi nibyo tubasha kwigira ahangaha mu ivugabutumwa rya Yesu. Mu byo Yesu ashaka kutwigisha mu buryo bwo kwizera Imana bitarimo kuvunika, bitarimo imitwaro. Niyo mpamvu iyo twitegereje neza dusanga Imana ishaka kuduhishurira inzira yayo binyuze muri Bibiliya. Ariko abantu benshi arubwo bagira inyifato itari imbere y'Imana, bakigira nkaho babizi ariko nyamara batabizi. Bakigira nkaho ari abantu bafite kwizera nyako ariko kwizera ntako bafite. Tugerageza kwishushanya tukigira nk'abantu bizera Imana neza kandi bayikorera, ariko nyamara duhamanya n'imitima yacu yuko ibyo turimo tutabyizeye neza 100%. Niyo mpamvu umuntu akubwira ati njye nizeye Imana, njye nkorera Imana, ariko n'uyu munsi ndacyari umunyabyaha. Rwose impanda iramutse ivuze sinzaho nanjye. Ubugingo buhoraho sifite icyizere cy'uko nambufite. Ahari wenda nzabubona ku munota wa nyuma. Ibintu nk'ibyo by'urujijo ku Mana ntago bibamo. Ibintu nk'ibyo byo gukekeranya ku Mana ntabibamo. Kujya mu ijuru ntago bizabatombora cyangwa se ngo bibe amahirwe undi nguye kugiye kubw'impanuka. Ahubwo Imana duhishurire mu ijambo ryayo inzira twakoresha. Bavandimwe rero, ni ingenzi cyane kugira umutima uciye bugufi n'inyifato yo kuvuga ngo ntabwo mbizi, nkeneye kubyiga. Ibyo nzi ntabwo bihagije, cyangwa se ibyo nzi ntabwo byangejeje ku gukiranuka kuzuye, ntabwo byangejeje ku butungane bwuzuye. Ahari nshobora kuba narabyize nabi. Reka nshe bugufi imbere y'Imana nongere mbyige. Umubano n'umutima nk'uyu nguyu aba ari umutima w'igiciro cyane imbere y'Imana. Ariko Satani adutera ubwibone, Satani adutera gutekereza yuko tugerageje cyane twabibasha. Mu gihe wize akantu kamwe cyangwa se tubiri ukumva yuko wamaze kumenya byose, ukaba umuntu wo kugisha impaka n'ijambo ry'Imana. Abantu benshi usanga bafite imyifatire nk'iyo ngiyo imbere y'ijambo ry'Imana. Ariko nyamara abavandimwe tugomba kumenya yuko kwizera no kuva ku Mana. Ubuzima bw'umwuka ni ibintu biva ku Mana, si ibintu twonka mu mashereka, si ibintu twigira hano muri iyi si, ntaho bihuriye na experience y'ubuzima, ntaho bihuriye n'imigenzo y'isi. Bityo rero Imana icyo ishaka nta kindi no kugira ngo tubanze duhagarare mu mwanya wo kumenya ngo njyewe ntacyo nzi, nkeneye kwiga. Mana nkeneye kwiga kwizera, nkeneye kwiga inzira zawe. Ese Bibiliya ivuga ngo iki? Niki ijambo ry'Imana ritubwira? Umuntu ufite umutima nk'uwo byanze bikunze Imana igomba kumuyobora mu nzira y'ukuri. Rero bitewe nuko Imana ishaka kutwigisha kwizera Imana nyabyo cyangwa se kwizera Imana by'ukuri, ni byiza ko natwe imitima yacu bayiteguriye kugira gute kuba twakwigishwa n'Imana. Kubera ko mu bisanzwe turi abantu biyizera, tubona na kamere yo kwizera ibitekerezo byacu, yo kwizera imyumvire yacu, bityo bigatuma dushukwa na Satani mu buryo bworoshye. Niyo mpamvu Imana itadusaba ibintu bihambaye. Ikimana dusaba nta kindi ni ukwizera ijambo ryayo, ni ukureka ibitekerezo byacu tukizera ikitubwira. Naho ubundi Imana iramutse idutegetse kugira kwizera gutunganye itarabitubwiye cyangwa se itarabitwigishije, urumva ntabwo bishoboka. Uramutse ubwiye umwana muto, umwana wiga muri primaire ngo ugende utware indege, ujya ku kibuga cy'indege winjire mu ndege uyitware, urumva umwana nk'uwo ushaka kugira gute kumwica, ni nko kwiyahura. Ariko nyamara uramutse umwigishije akiga neza, akajya no mu mashuri yisumbuye akazanaminuza, akajya kwiga mu bijyanye no gutwara indege, icyo gihe nyuma yo kubyiga gutwara indege byamworohera cyane. Ntabwo Imana rero dusaba ibintu biruhije cyangwa se ibintu bikomeye itigeze igira gute, itigeze twigisha. Niyo mpamvu mu ijambo ryayo ishaka kugira ngo n'umutima uciye bugufi
twige neza kwizera Imana ni iki, ese inzira zayo ni izihe, ese umutima w'Imana ni uwuhe. Tumaze kumenya umutima w'Imana, iki guhuza umutima wayo n'imitima yacu ni ibintu byoroshye. Iki no kwizera Imana bizatworohera cyane kandi bizaba ibintu by'umunezero bishimishije. Nkuko nayo bivuze, mu bisanzwe tuvukana umutima wo kwizera. Mu bisanzwe tuvukana umutima wa kamere ukunda kwizera ibitekerezo byacu, kwizera amahame yacu, cyane cyane no kwihagararaho. Ariko ntitujye tumenya yuko aho ngaho harimo umutego ukomeye cyane Satani adushukiramo. Bibiliya igaragaza ko Satani umwuga we cyangwa se umurimo we nta wundi ari uwo gushuka abantu cyangwa se guhenda abantu ubwenge. Tuvukana ibishuko bya Satani mu mitima yacu, tuvukana ubuyobe bwa Satani mu mitima yacu. Icyo ni Imana ishaka kutubwira. Iyo usomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyahishuwe, kugira ngo dusome gato mu gitabo cy'ibyahishuwe, igice cyaho cya byahishuwe, igice cya 12 umurongo wa 9, haravuga ngo iki? Niba mufite Bibiliya yanyu muhasome, cyangwa se icyanditswe ucyandike uze kugisoma. Ibyahishuwe igice cya 12 umurongo wa 9 handitswe ngo, cya kiyoka kinini kiracibwa, aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi bose, nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunywana nacyo. Hano Bibiliya iratubwira ngo cya kiyoka kinini kiracibwa, aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani. Inzoka yari yitwa umwanzi na Satani, ni ya nzoka ya kera. Ni ukuvuga ngo hano birashushanya Satani wa kera uhereye mbere na mbere watangiye ashuka Adamu na Eva. Ariko Bibiliya iratubwira ngo si Adamu na Eva bonyine gusa, ngo aricyo kiyobya abari mu isi bose. Ni ukuvuga ngo abari mu isi bose bamaze kuyobywa n'iki? Na Satani. Satani mu buriganya bwe rero, Satani mu bishuko bye ashaka kutuyobora inzira itandukanye n'inzira y'Imana. Bavandimwe, iki kintu yabaga abantu bose bakimenyaga, cyakabaye ikintu cy'agaciro cyane mu rugendo rwacu rwo kwizera Imana. Aha burya bwose mbana n'ibishuko bya Satani, burya bwose namaze kuyobywa na Satani, aha burya bwose namaze guhendwa ubwenge n'umwanzi Satani. Kubw'iyo mpamvu sinkwiye kwizera ibitekerezo byanjye, sinkwiye kwizera imyumvire yanjye. Niba Bibiliya ivuga yuko Satani ayobya abari mu isi bose, nanjye nkaba ndi mu isi, bivuze ko nanjye ndi mu bantu bayobejwe na Satani. Ubundi rero Bibiliya ishaka kutubwira ko twavukanye ubuyobe nk'ubu ngubu mu mitima yacu. Intekerezo tuvukana nazo, gushyira mu gaciro tuvukana nako, ibitekerezo byacu, inzira zacu, uburezi bwo muri isi, ibyo twigira muri isi byose aho biva bikagera bitandukanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu Satani yifashisha ibintu nk'ibyo ngibyo rero kugira ngo agere gute? Kugira ngo dushuke, kugira ngo dutandukane n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Yesu ubwo yazaga muri iyi si agatangira kubwiriza ubutumwa bwiza, kuko turimo kubyiga mu ivugabutumwa rye, igihe cyinshi ntabwo yahuzaga n'imyumvire y'abantu. Yesu ntiyahuzaga n'imitekerereze y'abantu, kubera ko yari afite imikorere y'ubumana, mu gihe abantu bari bafite imyumvire n'imikorere ya kimuntu. Ibyo byombi rero ntabwo bishobora guhura. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, erega uko ibyo nibwira si byo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, ni ko Uwiteka avuga. Bibiliya ikatubwira ngo umunyabyaha nareka inzira ze, ukiranirwa areka ibyo yibwira, agarukira Uwiteka azamugirira ibambe. Agarukira Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Rero bavandimwe, umugisha ukomeye cyane wagira ni ugutahura ngo burya bwose mbana n'ibishuko, nashutswe n'umwanzi Satani, sinkwiye kwizera ibitekerezo byanjye, sinkwiye kwizera imyumvire yanjye. Icyo kintu kiramutse kibaye umusingi wo kwizera kwacu, iki kwizera Imana byatworohera cyane kandi byaturyohera, byadushimisha, kubera ko twadukora ibintu tunezerewe kandi twishimiye. Rero mu nkuru twasomye uyu munsi, Yesu arashaka kutwigisha imikorere ya Sekibi cyangwa se imikorere ya Satani. Yesu yaciye umugani avuga ibijyanye n'urukungu rwahinzwe hehe? Mu murima w'amasaka. Kadusubire muri Matayo 13 kugira ngo twumve neza iyi nkuru twasomye, bityo tubashe kwiganiraho uyu munsi wa none. Matayo 13 umurongo 24, ngo nuko bacira undi mugani aravuga ati,
ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umuntu wabibye imbuto nziza mu murima we. Nuko abantu basinziriye, umwanzi araza abiba urukungu mu masaka, aragenda. Nuko maze kumera no kwera, urukungu narwo ruraboneka. Abagaragu be baraza, babaza umutware bati, mutware, ntiwabibye imbuto nziza mu murima wawe? None urukungu rurimo rwavuye he? Ati, umwanzi niwe wagize atyo. Abagaragu baramubaza bati, noneho urashaka ko tugenda tukarurandura? Nawe ati, oya, ahari nimurandura urukungu, murarurandurana n'amasaka. Bavandimwe, ahangaha icyo tubasha kuboneramo nuko umutware wahinze umurima we akabibamo imbuto nziza y'amasaka, ntabwo byagarukiye aho ngaho gusa. Bibiliya iravuga ngo abagaragu barakangutse, bagiye kubona babona ntabwo ari amasaka yeze mu murima yonyine gusa, ahubwo hezemo n'urukungu. Ariko ikintu gitangaje Yesu ashaka kutwereka ahangaha nuko abagaragu ntabwo bari bazi urukungu aho rwavuye, ntibari bazi ibyarwo. Baratunguwe gusa, batangazwa no kubona umurima twari twiteze kurimo amasaka, ese bite kurimo n'urukungu? Ese uru rukungu rwavuye he? Nuko birabayobera. Ariko shebuja we yarazi neza urukungu aho rwavuye. Niko kubabwira ati, muyisinziriye, umwanzi niwe waje agira gute? Abibamo urukungu. Ahangaha Yesu icyo ashaka kutwigishirizamo nuko natwe tumeze nk'aba bagaragu badasobanukiwe neza ibijyanye n'uyu murima. Tumeze nk'abagaragu badasobanukiwe neza ibijyanye n'imitima yacu. Yego, tuzi ko Imana yari yaturemye, tuzi ko Imana idukunda, tuzi ko Imana yaduteganyirije ibyiza, ariko si ibyo byonyine gusa. Umwanzi Satani hari ibindi byinshi yamaze kubiba mu mitima yacu. Ibibye icyaha mu mitima yacu, ibibyemo gukiranirwa mu mitima yacu, kwiciraho iteka, ubuyobe, umwijima n'ibindi byinshi cyane. Ariko ikibazo, ntabwo tuzi ibyo bintu aho byaturutse, ntabwo tuzi ibyo bintu uwabikoze. Bitewe nuko tutabizi rero, nta nubwo twabasha kubikemura. Ntiwabasha gukemura ikintu utazi iyo kiva n'iyo kijya. Gusa igikuru nuko databuja wagize gute? We arabizi. Niyo mpamvu yishuye abagaragu be. Iyo usomye ahangaha muri Matayo 13 umurongo waho wa 28, ati, umwanzi niwe wagize atyo. Uyu munsi natwe Imana iko ishaka kutubwira ibitekerezo ubana nabyo bitandukanye n'ijambo ry'Imana. Umwanzi niwe bibibye mu mutima wawe. Iryo shingiro ryawe ukoresha uca imanza z'ibintu byose, umwanzi niwe wariteye muri kamere yawe. Kwicira iteka ubana nako mu mutima wawe, ibyaha bigutera ubwoba, bigutera kwiheba kumva ko uzarimbuka, umwanzi niwe wagize gute? Niwe bibibye mu mutima wawe. Ariko ikintu gitangaje nuko twibyo ngibyo ntabwo tubizi. Abagaragu bo muri uru rugo ibyo ntabwo bari babizi, ntibari bazi neza aho byaturutse, ntibari bazi neza aho biva. Niyo mpamvu batashoboraga no kuba babasha gukemura icyo kibazo. Ariko igikuru nuko shebuja arabwira ati, umwanzi niwe wakoze atyo. Bavandimwe, Yesu Kristo icyo ni ikintu gikomeye cyane ashaka kutwigisha. Ntabwo umeze utyo kubera wowe ubwawe, umwanzi niwe wakugize atyo. Ntabwo uri umunyacyaha kubera ko wakoze ibyaha, ahubwo Satani wakwanduje icyaha mu mutima wawe. Ntabwo ukora ibi bikora ko ubikunze, ahubwo hariho Sekibi wamaze kugira gute? Kubiba kamere mbi mu mutima wawe. Iryo ni isomo rikomeye cyane Yesu yifuza ko twese twamenye, kubera ko abantu batabizi barabyitirira. Abagaragu batari bazi uru rukungu aho rwavuye, bashobora gutekereza ati, ahari nitwe dushobora kuba twarabibibyemo ubwo twabibaga amasaka. Ntabwo bari bazi uko byagenze, ngo kubera ko mu gihe bari basinziriye aribwo umwanzi yagize gute? Nibwo umwanzi yaje. Nuko ngo ntibari babizi. Gusa igikuru nuko hano shebuja arimo kubahishurira ikintu gikomeye cyane. Dore umwanzi niwe wagize atyo. Rero nkuko twasomye mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cyaho cya 12 n'umurongo wa 9, Bibiliya irimo kutubwira ngo Satani yayobeje abantu bose bo mu isi. Aho wicaye aho ngaho Satani yamaze kugushuka. Yego, birumvikana ko utabizi nyine. Nkuko umwanzi yaje basinzira akabiba urukungu mu murima, ni nako nawe Satani yagushutse mu buryo utazi. Utaravukira muri iyi si, Satani yamaze kubiba uburozi, ubumara bwe mu mitima yacu, muri kamere yacu. Ni mpamvu bavandimwe, ntabwo Imana ishaka ko twizera, ahubwo Imana ishaka ko dusanga databuja kugira ngo adusobanurire neza ibyatubayeho, atubwire neza ibijyanye
n'imitima yacu uko iteye. Ubusanzwe Bibiliya ivuga yuko turi abantu batazi imitima yacu. Kubw'iyo mpamvu ikintu utazi imvano yacyo nta nubwo wamenya uko wagikemura. Iyo usomye mu gitabo cya Yeremiya, kadusome ijambo rimwe rigaragara mu gitabo cya Yeremiya igice cyaho cya 17 n'umurongo wa 9. Hari ijambo nkunda cyane hano muri Yeremiya igice cya 17 n'umurongo wa 9. Ese Bibiliya avuga ngo iki? Haravuga ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, kandi ufite indwara ntiwizere gukira. Ninde ushobora kumenya uko uri? Uwiteka nigirondora umutima nkawugerageza, nkitura umuntu wese ibihwanye n'inzira ze, uko imbuto ziva mu mirimo ye ziri. Hano biratubwiye ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, kandi ufite indwara ntiwizere gukira. Ninde ushobora kumenya uko uri? Imana ni kwibaza. Ese ni wowe ushobora kumenya? Reka da. Ese ni njye ushobora kumenya? Reka da. Ese n'undi muntu ushobora kumenya? Shwida. Nta muntu n'umwe ushobora kumenya umutima wawe. Kubera iki? Kubera ko imitima yacu yamaze kwanduzwa no gushukwa na sekibi ku buryo tutabasha kubitahura. Ubundi bivugwa yuko umutekamutwe w'umunyabwenge cyangwa se umutekamutwe w'umuhanga ni wundi ugutekera umutwe utabasha gutahura. Ni wundi ugushuka igishuko utabasha gutahura ko washutswe. Biba kubwiye ati wenda nguriza amafaranga, hano hari business ikomeye cyane izatwungukira, ako kanyura yamuha, kora ko utatahuye iki igishuko n'umutego yaguteze. Ubu ni umutekamutwe w'umuhanga. Uramutse uje kuntekera umutwe ukambwira ubwo buriganya bwawe, ako kanya nkahita ngutabara nkavuga nti wowe rekera kumbeshyera kuntekera umutwe, bivuze ko uri umutekamutwe w'umuswa. Uramutse utetse umutwe ugatahurwa ku kanya, bivuze ko uri umuswa. Ikigaragaza rero umutekamutwe w'umuhanga nuko mu gihe gutekeye umutwe ntabwo ushobora kumenya neza ibyo ari byo. Uramwizera, umugirira icyizere ukamukurikira, uzi ko ari byo, ariko amaherezo ukaza kubona ko wagize gute, ko washutswe. Satani nawe nuko ameze. Rero ahangahe Imana yabaza ngo umutima w'umuntu ninde ushobora kumenya uko uri? Wowe ntabwo ushobora kumenya, nta n'undi muntu wundi ushobora kumenya. Niyo mpamvu umurongo wa 10 avuga ngo njye Uwiteka nigirondora umutima nkawugerageza, nkitura umuntu wese ibihwanye n'inzira ze. Bwani magambo ni nko kuvuga ngo ninjye Uwiteka uzi umutima w'umuntu. Ninjye Imana, ninjye nyine gusa uzi imiterere y'imitima yanyu, mwe bunganye ntabwo muyizi. Bavandimwe rero imitima yacu kenshi igidushuka, imitima yacu kenshi igitubeshya, tukayizera tukayikurikira, ariko nyamara tugasanga twagiye mu nzira ihabanye n'inzira y'Imana. Abagaragu ntabwo bari bazi umuntu wabibye urukungu hehe uri wa murimo. Ntabwo bari bazi iyo biva niyo bijya. Rero hano Bibiliya yatubwira ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushuka. Satani uko niko amaze kugira imitima yacu. Satani amaze kugira imitima yacu, imitima idushuka twebwe ubwacu. Impamvu dukurikira intekerezo zacu tuzi ko ari nziza, ariko nyamara intekerezo zacu ntizituroha, ntiziturimbuza. Kimwe mu gishuko Satani akoresha rero nuko atuma abantu birebaho. Iyo twirebyeho muri kamere yacu dusanga dufite kamere yanduye, dufite kamere isa nabi, bigatuma tugira gute, twumva ko tugomba kubikemura. Mana nakoze icyaha, rwose sinzongera kugikora, ubu ngiye kwikosora. O Mana natekereje nabi, nagambiriye nabi, mbabarira, sinzongera, ngiye kwikosora. Abantu iteka ryose iyo birebaho, iyo bareba ku ntege nke zabo bakareba amakosa yabo, icyo babona bibonaho ishusho mbi y'ibyaha yo gukiranirwa. Ako kanya bagahita bagira n'igitekerezo cyo kugira gute, cyo kumva ko bakwikosora, cyangwa se cyo kumva ko icyo kibazo bagikemura. Icyo ni kimwe mu bishuko bikomeye cyane Satani yamaze guteza inyoko muntu muri iyi si. Igishuko gikomeye cyane ko Satani yamaze kuduha kwibwira ko tugomba gukemura ikibazo cy'umutima wacu wanduye. Ahangaha mu nkuru twasomye muri uyu mugani Yesu yaciye, babagaragu nubwo bari bamaze kumenya yuko umwanzi ari waje akabiba rwa rukungu, babigenje bate? Bashatse gukemura icyo kibazo. Reka dusome mu murongo wa 28 uheremo hagati. Reka tusome wenda wose. Shoboje basubiza ati umwanzi niwe wagize atyo. Abagaragu baramubaza bati noneho urashaka ko tugenda tukarurandura? Nawe ati oya, ahari ni murandura urukungu murarurandurana n'amasaka. Mureke bikorane byombi bigeze igihe cyo gusarurwa. Mwisarura nzabwira abasaruzi nti
mubanze muteranye urukungu mu ruhambire imitwaro rutwikwe maze amasaka muyahunike mu kigega cyanjye. Hano icyo tubona cyo nuko babagaragu bamaze kumenya yuko harimo urukungu kandi rwabibwemo n'umwanzi mu gihe bari basinziriye, bumvise ko hari icyo bagomba gukora. Ntabwo tugomba kwicarira, reka tugende dukemure cya kibazo. Biragoye kugira ngo ukemure ikibazo utateje, kandi biragoye kugira ngo ukemure n'ikibazo utazi neza icyo ari cyo. Ntibari bazi urukungu aho rwavuye, ntibari bazi igihe rwabibwe muri wa murima, ntibari bazi n'uwabikoze uwo ari we, ariko murabona ko bafite ishyaka ryo kugira gute, byo kujya gukemura cya kibazo. Uko niko natwe twizera Imana. Bibiliya yavuze ngo umutima w'umuntu ushukana kurenza ibintu byose. Ufite indwara ntiwizere gukira. Ese ninde ushobora kumenya ukuri? Ni njye Uwiteka uwuzi njyenyine gusa. Ariko nubwo uko bimeze, tugerageza kwivanga mu mirimo tutazi. Niyo mpamvu abantu bavuga bati, Mana ngiye kurwana n'icyaha, Mana ngiye kwiyemeza, uyu munsi ngiye gufata gahunda rwose nifate, ngiye kugerageza kureka gucumura, ngiye kurwana n'ibicumuro, Mana ngiye gukiranuka, ngiye gukora ibintu byiza, ngiye gukemura icyaha. Wabuze uburyo icyaha cyakujemo, wabuze uburyo wabaye mu munyacyaha, ibyo nta n'ibyo uzi, ariko tukumva yuko ibitekerezo byacu icyo bitubwira ari ukuri. Tukumva yuko imigambi yacu yo kugerageza kubikemura ari iby'ukuri. Ariko shebuja yavuze ngo iki? Yavuze ati oya rwose nimusigaho, nimubyihorere, mwikomeza guhanga amaso rwa rukungu nimurureke, nimureke bikorane byombi. Nzi icyo nzarukorera, urwo rukungu nzi icyo nzarukorera, urwo rukungu nzi icyo, nzi uburyo nzarukemura. Icyo kibazo ni ikibazo cyanjye. Bavandimwe, uko niko Imana irimo kutubwira. Iteka ryose twirebyeho, tukareba ku mirimo yacu, tukareba kuri kamere yacu, abantu bose bacika intege bakavuga bati, Mana ndi umunyacyaha ndarimbutse. Ariko ntibigarukiraho, bahita bafata iya mbere mu kugerageza gukemura cya cyaha cyabo. Niko kwiriza ubusa igihe cyose, niko kujya mu masengesho, niko gutanga amaturo n'icyacumi, niko gutanga ibyo bashoboye byose, niko kwitanga bo ubwabo. Gukora ibi byose ubwabyo si cyo kibazo. Gutanga amaturo n'icyacumi no kwiriza ubusa no gusenga no kwitanga si cyo kibazo, mu byumve neza. Ariko ukwiye kumenya yuko ntabwo ari wowe ufite inshingano zo gukemura ikibazo cyawe cy'icyaha. Inshingano zo gukemura ikibazo cyawe cy'icyaha n'indi uzifite, zifitwe n'Imana. Niyo mpamvu Imana ishaka yuko udahanga amaso rwa rukungu. Nukomeza guhanga amaso rwa rukungu, ntabwo uri bugire umutekano mu mutima wawe. Imana ishaka ko uhanga amaso amasaka iyo yabibwe n'Imana. Muri magambo amasaka twayagereranya n'ijambo ry'Imana, twayagereranya n'umurimo w'Imana. Hanyuma urukungu tukarugereranya n'ibitekerezo byacu n'imyumvire yacu, cyangwa se imirimo ya Satani. Mu buzima bwacu niba ibyo byombi birimo, dukwiye guhanga amaso ku kihe? Imana ishaka ko duhanga amaso ku murimo wayo. Umurimo wayo ni uwuhe? Yohereje Yesu Kristo aza muri iyi si. Yesu aza aje gukemura ikibazo cyacu cy'ibyaha. Imana ishaka ko duhanga amaso icyo ngicyo. Kubera ko ikintu kigereranwa n'imbuto nziza. Muzirikane ko imbuto nziza ni umurimo wa Databuja. Ngo Databuja ni wahinze imbuto nziza y'amasaka muri uyu murima. Imbuto nziza Imana yabibye mu buzima bwacu nta yindi, ni imbuto y'ubutumwa bwiza. Ni imirimo ya Yesu Kristo. Imana tugiriye impuhwe, yabonye ko tugiye kurimbuka tuzize ibyaha Satani yaduteye. Imana yabonye yuko tugiye gucirwaho iteka, ntiyakunda ko ibyo bibaho. Imana irazirikorera, yohereza umwana wa Yesu w'ikinege. Yesu araza aradupfira, Yesu yeza ibyaha byacu byose ku musaraba, avuga ati byose birarangiye. Imana yatubwira ngo umwizera wese ntazacirwaho iteka, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Iyo ni imbuto nziza Imana yateye hehe? Mu murima wo mu mutima wacu, mu buzima bwacu. Rero nkuko hano shebuja yavuze bati mubireke byombi bikurana. Nukuvuga ngo nubwo wibonaho ibyaha, nubwo wibonaho intege nke, Imana yakubwira ngo mubireke byombi bikurana. Nzi icyo ibyo byaha nzabikorera, Satani nzi icyo nzamukorera. Si inshingano zawe zo kurwana nawe, si inshingano zawe zo gukemura icyo kibazo. We hanga amaso gusa kuki? Ku masaka. Wikomeza kureba urukungu. Bavandimwe, icyo ni cyo Yesu Kristo ashaka kutubwira. Icyo ni cyo Yesu Kristo ashaka kutuyoboramo. Mu gihe Nowa yaramaze kuva mu nkuge asohotse, yajyaga abona ngo ikirere gihinduye,
ibicu rwose biremereye bimwe bizana imvura byuzuye ikirere agakuka umutima akagira ihahamuka ati abantu bose barimbuwe n'amazi y'umwuzure aho natwe ntitubayeho aho natwe ntitugiye gupfa ariko Imana yamutegeka ngo dore nshyize umuheto wanjye mu gicu ni umukororombya ubwo nzajya nzana igicu kiremereye ku isi igihe cyose umukororombya uzajya ugaragara muri cyo kandi nanjye nimurebaho nzibuka isezerano ryanjye ngiranye nawe yuko ntazongera kurimbura ibiri mu isi mbirimbuje amazi y'umwuzure ukundi. Rero Nowa ndetse n'urubyaro rwe bashoboraga kubona imvura ibuditse igicu ibuditse mu kirere bagakuka umutima ati ese natwe ko turi abanyabyaha n'undi twagambiriye nabi dore Imana yadukije ariko twongeye twakoze ibyaha tugiye kurimbuka. Bashobora gutekereza batyo ariko Imana ibaha isezerano ry'umukororombya usobanuye ngo sinzongera kurimbura ibifite umubiri ukundi narabakijije nabarokoye urubanza rw'iteka. Kubw'iyo mpamvu nimuhanga amaso ku mukororombya mwe guhanga amaso gusa ku bicu ahubwo umuhange n'amaso ku mukororombya urimo. Uwo mukororombya ushushanya Yesu Kristo n'imirimo ye. Imana yatubwira ngo wihange amaso imirimo yawe wihange amaso ku bikorwa byawe hanga amaso hehe kuri Yesu Kristo. Imirimo yawe koko iranduye ibikorwa byawe koko ni bibi uri umunyabyaha koko igihe cyose cyambaye umubiri ariko Imana yashaka yuko udahanga amaso ku byo wakoze. Imana ishaka ko udahanga amaso ku mirimo yawe ahubwo uhanga amaso ku mirimo ya Yesu. Icyo Yesu yakoze ni iki? Yesu yikoreye ibyaha byawe byose arangije arabyishyurira kuko ibihembo by'icyaha ari urupfu. Yesu yishyuye urupfu rwe amena amaraso ye kugira ngo yishyurire ibyaha byawe. Icyo ni Imana ishaka kugira gute? Guhangaho amaso. Iyo usomye mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 12 kugira ngo dusome hano ijambo rimwe. Abaheburayo igice cya 12 tugana ku musozo turasoma umurongo waho wa 2 n'ubundi. Abaheburayo 12 umurongo waho wa 2 reka dusome. Haravuga ngo dutumbira Yesu wenyine ari we banze ryo kwizera kandi ari we gusohoza rwose yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere ntita ku isoni zabo yicara iburyo bw'intebe y'Imana. Bavandimwe Bibiliya tubwiye ngo dutumbira Yesu wenyine ari we banze ryo kwizera kandi ari we gusohoza rwose. Mu buzima bwawe yego harimo ibihe bibabaje harimo ibihe biteye ubwoba cyagihe wakoze ibyaha cyagihe uba wibutse gukiranirwa kwawe cyagihe Satani aba yakweretse amakosa yawe yose. Umuntu wese ashobora kwicira iteka akavuga ati Imana ndarimbutse noneho ariko Imana ivuga ni iki? Hanga amaso kuri Yesu Kristo. Dutumbira Yesu Kristo wenyine gusa ari we banze ryo kwizera kwacu akaba nawe gusohoza rwose. Yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere ntiyita ku isoni zawo. Kuko Yesu rero yitaye ku musaraba gusa ntiyita ku isoni zawo ukuri ko nawe ukeneye guhanga amaso no kwita kuri uwo musaraba wa Yesu Kristo. Ntiwite ku byaha byawe ntiwite ku ntege nke zawe kuko urwo n'urukungu Satani yabibye mu mutima wawe ariko Imana yamaze kugira gute? Kugena iherezo ryago. Tugira dusome ikindi cyanditswe kimwe kigaragara mu gitabo cy'Abakolosayi. Urwandiko Paulo intumwa yandikiye Abakolosayi ibice 3 umurongo wa 2 ndetse n'umurongo kugeza ku murongo wa 4. Abakolosayi ibice 3 umurongo wa 2 kugeza ku murongo wa 4 ndagira ngo dusome ijambo rimwe rya nyuma dusoza. Haranditswe ngo Abakolosayi 2 Abakolosayi 3 umurongo wa 2 kugeza ku wa 4. Abakolosayi ibice 3 umurongo wa 2 kugeza ku wa 4 aravuga ngo mujye muhoza umutima kubiri hejuru atari kubiri mu isi kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishamwe na Kristo mu Mana. Kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwacu azerekanwa namwe muzahera ko mwerekananwe nawe muri mu bwiza. Haleluya. Bibiliya iravuze ngo mujye muhoza imitima kubiri mu ijuru atari kubiri mu isi. Ibiri mu ijuru ni ibihe? Ni ubugingo buhoraho Imana yaduteguriye. Nubwo bibwijuru Imana yaduteguriye muri Yesu Kristo mu rupfu rwe no mu maraso ye. Imana ishaka ko duhoza imitima yacu aho ngaho twe kwihoza mu biri mu isi. Mu gihe turi mu biri mu isi icyo tubona ni iki? Ni ibyaha gusa ni urubanza gusa
ni ukwiciraho iteka. Ariko Imana ishaka ko duhanga amaso hehe? Mu ijuru, ko ariho tubasha kugira ibyiringiro. Iki nicyo umutware yabwiye abagaragu be: mwimuhanga amaso ku masaka gusa, mwe kwita ku rukungu, nimubireke byombi bikurane, igihe kizagera nzategeka abagaragu banjye guhambira urwo rukungu rwose barutwike, hanyuma amasaka bayahunike mu kigega cyanjye. Bavandimwe rero, Imana ishaka kutuyobora mu kuri kose kugira ngo tubashe kubohoka, kwiciraho iteka ndetse no kuyoborwa n'ibishuko by'umubi. Reka mbashimire cyane, dusoreze ahangaha, hanyuma tuzakomeza n'isomo ry'ubutaha. Reka dusenge. Turagushimiye Data wa twese bw'aka kanya, tugushimiye ubuntu bwawe n'urukundo rwawe uhora utugirira, tugushimiye ko uduhaye umwanya wo gusangira ijambo ryawe. Mwami, Satani koko hari umurimo wakoze mu buzima bwacu, ariko ntabwo ushaka yuko ari wo twibandaho, ko ariwo duhanga amaso, ahubwo ushaka ko duhanga amaso ibyo Yesu Kristo yadusohoreje ku musaraba. Niduhanga amaso ibyo Yesu Kristo yadusohoreje ku musaraba, tuzagira umutekano n'amahoro n'ibyishimo by'iteka ryose. Urakoze gukomeje kubana natwe, komeza utugirire umugisha, twumvira ijambo ryawe. Turagushimye, dusenze byose twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Abavandimwe murakoze cyane, reka mbashimire, tuzasubira ubutaha. Imana ibahe umugisha.